gute rero? Okay, ku bavandimwe bifuza kubikura amafaranga kuri Mexc exchange bakayashyira kuri Binance. Mexc ni iyi, Binance ni iyi ngiyi. Nuvuga ngo tugiye gukura amafaranga yacu muri Mexc tuyazane muri Binance. Turakora iki rero? Icya mbere turabanza twinjire muri Mexc, hanyuma turindire ifunguke. Abantu mwese mukora trading bahaye karibu muri groupe yacu ya VIP. Dutanga sigino ku madolari 10 buri cyumweru, kandi itanga profit ihagije. Wenda kugira ngo bimenye neza, hari sigino nakoze nkoresha account nshyashya bampaye muri Mexc. Ndakeka uyu ni umunsi wa gatatu nkora iyi sigino, ndetse coin iyi ngiyi nayo abambere barayikoze yari ku madolari 19.42 niho abayiguriye, ariko reba ko igeze ku 17. Bivuga ngo iyi minsi itatu ishize coin zose ziri down, ziri short. Kugira ngo neza kanze bibereke iyi sigino narayikoze, ariko yampaye profit. Ariko reba ahantu igeze ku 180 na kangahe, 185. Kanya ari ku 100 kuri 200 yagezeho. Ubwo namwe murayibona nyine. Niba ukeneye nawe kuba wakora future trading, ndakeka bonus bari bampaye nizo nakoresheje kuri iyi coin yo muri Mexc. Iyi coin nene yakoze yari short, ureba ko twayiguze iri kuri 8802 kabigeze kuri 839, kandi urumva ko yaramanutse cyane bigaragara, kandi igomba kuzagera kuri 0.75 rimwe. Izagera iyi coin igomba kumanuka ikagera kuri profit ya 500%. 500%. Kadutegereze turebe. Iki cyumweru nta coin iri long rwose, ntirenga umutaro. Okay, si icyo kintu. Iki hangaha muri Mexc kubwira abantu ngo ni twakora amafaranga muri Mexc tukayashyira kuri Binance. Ikintu cya mbere zirikana ni iki ngiki. Turaza hangaha, urareba ko hano ndi kuri future trading, kugira ngo abantu byorohe. Message cyane zo kuri Telegram muraza kwihangana. Nuvuga ngo ikintu zirikana, iyo uri muri future trading amafaranga ufiteho dore ngaya hano, ahangaya niyo ugakanda hankwereka rero. Uraza ugakanda ahangaha, niba amafaranga yari kuri future trading uraza ugakanda aha kamakande. Ndahakanze. Icyo bari buze kugira gute no kunjyana hehe. Okay, urategereza bigafunguka. Kadutegerezeho gato bifunguke. Urareba ngiye gukora transfer, ngiye gukura amafaranga ya mfite kuri sport, kuri future trading nyashyire kuri sport. Ubu bishatse kuvuga ngo niba future igomba kujya hejuru, sport ikajya hasi, ko nigiye kwakira iyi future. Hano hari sport, ndabihindura nkanze kano kantu karaha, ndahakanze. Kantegereze gatoya, nahakanze. Kadutegereze. Urareba ko future igiye hejuru. Ubwo ngo ngiye gukura amafaranga kuri future nyashyire kuri sport. Amafaranga afite kuri future trading ni 0.26 by'idolari. Ayandi nayashyize kuri sport kare. Nakoze video biza kurangira telefone nzimanye ntiyakunda. Hanyuma amafaranga ufiteho amount shaka gushyira kuri sport, uraza ugakanda amount yose, hanyuma ugahita ukora ijambo kuri transfer. Bivuga ngo amafaranga yanjye ari kuri future nyashyize kuri sport. Sawa, bahise bambwira ngo ngiye muri trading. Okay, bagiye kunjyana kuri sport trading. Ninjire kuri sport trading. Aha handitse trading aha. Dore ngaha trading. Uri kuhabona neza cyane. Niho ngiye. Okay, ngiye gukora iki rero? Ngiye gufata amafaranga mfite USDT nziguremo Litecoin kugira ngo mbashe kubikura kuri Binance. Ndaza hangaha, murareba ko ngiye Litecoin nyifiteho, ariko ushaka utayifiteho ari yindi coin uraza ugakanda aha. Ngwino kandi hano hejuru.
ndahakanze bagiye kumpundi buze kwandika iyi coin nshaka gutradinga muri spot trading, hanyuma ngiye kwandika RTC mu magambo ahinnye Litecoin, ndayikanze ntegereze gato yize. Impamvu itari kuza nuko network ari nkeya. Litecoin mwayibonye igeze ku madolari 69. Dore ngiyi Litecoin ngiye kugira gute, ngiye kugura ama Litecoin, mfite USDT ngiye kugura Litecoin. Okay, amadolari yanjye mfite ngiye kuguramo Litecoin. Ndakanda ahangaha kiremo market, hano hari limit, hari limit mujye muyikuramo hano, limit rwose muyikuremo, kanze mbibereke. Igiye muri gukora trading limit urayikoraho, nubo ngo ngiye kugura ku giciro kiri ku isoko market, ndaza nkakanda ahangaha hari market, niba hari limit niyo ngomba kuyikora mwashyiramo ijambo market. Ibyo bizirikana igihe ukora trading muri mfiteho amadolari 0.27. aya ngana ntago nyemerera kuba na trading, ariko icyo nkora ndabikwereka. Ni ukuvuga ngo rero iyo ugiye iyi Litecoin ngiye kugura buy, ni ukuvuga ngo ngiye kugura ama Litecoin, mfite USDT ngiye kugura Litecoin. Ndaza scrollinga aka kantu nkakageza 100%, murakabona bahise bambwira ngo amount ni dolari rimwe niryo wemere kuba waguramo Litecoin. Iyo birangije rero ufite amadolari kuva ku madolari 1.5 kuzamura, uhita ku buy, hanyuma ukaba umaze kugura Litecoin. Litecoin zanjye rero naziguze, dore ngizi. Ngaruke kuri wallet mbereke ko Litecoin naziguze. No kubikura no kuzana amadolari muri iyi exchange ukora swap cyangwa se ugakora convert muri Binance, hanyuma ugakonvertinga Litecoin ukazibikura, ko niyo bakata nkeya. No muri Binance biremeye kubikura kuva ku idolari rimwe ukoresheje network ya Litecoin uzizana hangaha. Icyo ndi bukora, ndaza hano muri spot, niho mfite amafaranga. Kanda hano hejuru kuri spot, murahabona dore ngaha. Kanda kuri spot, maze gukanda kuri spot, okay, ntegereze. Network nicyo kibazo, ako mwihangane nyine nuko byagenze, na telefone yanjye yantengushye kubera ibintu byinshi umuntu aba arimo koreramo, hari igihe ibintu bizamba. Okay, nakoze kuri spot yo video yanjye nkande aha handitse withdraw, ngiye kubikura. Ndakanda hano hasi withdraw, hanyuma mbikure. Iyo kanze withdraw ndategereza. Okay, barambwiye ngo se ndakoresha transfer. Hano hasi ha kabiri bakubwira transfer, nuko wakohereza umuntu ukoresha exchange ya Mexc ukabamwohereza amadolari ukoresheje email cyangwa se ukoresheje ID. Ni ukuvuga ngo ahangaha nta kintu bagukata. Reka nihitiremo hambere, ngiye kubikura nkoresheje address. Hano rero barambwiye ngo address hano ndakoresha network ya Litecoin. Urabona ko mu minota 12 arabangezeho kandi barankata. Ni ukuvuga gaze findi butange ni 0.000 n'ibice 9 bingana na 0.006. Ama Litecoin kuyabikura yakura kuri Mexc yajyana kuri Binance ntayo bagukata. No gukura Litecoin kuri Binance uzana hano nta mafaranga menshi bagukata, ni ibice gusa. Ukanda network ngiye gukoresha niyi, ngiye kujya muri Binance. Kanjye muri Binance, ninjiye muri Binance, ngiye gutoramo address. Muri Binance rero maze kugeramo utora address ya Litecoin. Turindire bifunguke. Muntu utaramenya ibijyanye na cryptocurrency, ukeneye amahugurwa, ukeneye kwigishwa ukamenya uburyo abantu bakora trading, ukeneye kumenya uburyo bakora mining, ibyo byose ukeneye kubimenya. Okay,
Reka tugeze muri Binance twihute. Network zo ni nkeya nyine, video ishobora kuba ndende. Turaza ahangaha, turaza dukande add fund, ariho dukanda kugira ngo tujye gutora address. Turahakanze. Network impamvu ubona ni network nkeya, tugiye gukora, turaza dukande hano handitse deposit, ko tugiye kuzana amafaranga ahangaha, tugiye kuzana Bitcoin. Dukande deposit, ubwo ubizi aba yabyumvise kare, umuntu bimenyereye we aba yabyumvise kare. Abantu bashyashya nibo bisaba ngo babwire aha kubikura, tugiye kuzana Bitcoin, turandika Bitcoin, hanyuma nizo tugiye kuzana muri Binance. Okay, tugiye guturamo address tujyane muri Mexico. Tayari address turakoresha hambere, turakoresha blockchain ya Bitcoin. Urareba ko deposit ni 00 n'ibice 001, ni amafaranga make cyane. Okay, no kubikura nuko duke cyane bakata. Network Bitcoin, tegereze network zo ziragenda gake, turakomeza kwihangana. Okay, network impamvu mutari kubona bitari gukunda no kubera ama network. Aha, iyo umaze gutora address rero muri Binance uyijyana hehe? Uyijyana muri Mexico, hanyuma Bitcoin yawe umaze gukombatinga, hanyuma ukayazana hehe? Muri Binance. Ndakeka video nshaka nayigarukiriza ahangaha, nagize ikibazo cya network, niyo mpamvu mubona byanga bigenda gakeya, nicyo kibazo nagize cyonyine. Network zabaye nke. Okay, iyo umaze gukora copy rero ya address yawe, uraza hano muri Mexico, dusubire muri Mexico, hanyuma ugapestingamo address yawe ahangaha hambere ushyiramo address, hanyuma hano hasi ugashyiramo amount. Reba ko ari $1 nshaka kubikura, 0.014.5 iyo nshaka kubikura. Address, kuri address ya Bitcoin nakuye muri Binance, ndakeka mwayibonye, byumvikanye neza cyane. Okay, withdraw ni ibintu byoroshye. Icyo ugomba kumenya ngo iyo umaze gushyiramo address, icyo ugomba kumenya ni uko ugomba kumenya ngo security zawe ya account yawe wamaze gukora ntabwo bikunda. Itakoze security ya account yawe ntabwo bikunda. Ibyo bintu ugomba kubizirikana, ugomba kumakinga sure ko tujye muri sorry gatoya, tujye muri Mexico mbereke. Okay, uburyo account yawe ugomba kuba imeze kugira ngo wemerewe kubikura. Dusubire inyuma, ndakeka mwebonye iyo umaze gushyiramo address ukora confirm, hanyuma ugakurikiza amategeko n'amabwiriza. Okay, icyo nshaka kubereka ni uburyo account yanyu igomba kuba imeze neza kugira ngo wemerewe kubikura. Uza hano kuri home,
ugakanda hano hejuru, abantu baba batari kubireba, ugakora ahantu ntibazamenye ngo ni ibiki, ugakanda aha, dore ngaha ako kantu kameze nk'umutwe w'umuntu, dore niko kandaho, ngakanzeho, ndategereje, kadutegereze. Okay, konti yanjye uraba ko ari verified. ID, abantu bavuga ngo ID, dore ID yayo, ukeneye ID ni iyi, email yo ni ibisanzwe, ID ni iyi ngiyi baba bakubwira, na email akaba ari iyo ngiyo nkoresha. Security ni ahangaha, murabona handitse security, ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo gucunga konti yawe, aha hantu ugomba kuhazirikana. Kama kandi mbereke kugira ngo bibone neza ko konti yanjye igomba kuba iri security. Uvuga ngo iyi konti yanjye ibi byose bigomba kuba bivuye. Email urabona ko telefone nayishyizeho, telefone iriho, email iri verified, ndetse na Google Authenticator. Ahangaha rwose ugomba kubikoraho, nzabereka wenda kuri akawunti nshyashya uburyo ibi byose bikorwamo. Utabizi, ubaye utabizi wanyandikira nkagufasha. Okay, wanyandikira nkagufasha, ntabwo nigeze nkora video wenda mbivugaho, ariko nabyo no muri akawunti zose ufite tuno tuntu ugomba kumenya ko tuvivuye, nibwo akawunti yawe iba ifite security. Iyo ugiye kubikura bamenya ko akawunti y'umuntu igiye kubikura ifite security. Niyo mpamvu bavuga ngo ugomba kugira security ya akawunti zawe zikaba ziri security. Utuntu twari dutatu. Mwakoze cyane, mwari kumwe na Amir Abi Muhammad, nkaba nkomeje kubagezaho ibiganiro bijyanye na future trading ndetse n'ibijyanye na mining telegram. Ibyo byose muzajya mubikurikira ahangaha kuri channel yacu yitwa free airdrop. Naberetse uburyo Mexc itanga amadolari y'ubuntu. Ibyo ngibyo utarabibonye nta kazi ke, ariko ndakeka naragize gute, narabiberetse. Bantu mukora future trading rwose bonne chance. Future trading igira amafaranga ikagira n'igihombo, byose birajyana, ko inyungu iyo yabonetse nyine n'igihombo. Nta business idahomba. Reba nk'iyi coin igeze aho igeze uri kuhabona, amafaranga nayifiteho nagiye mu target yose igiye shiraho, urareba ko igeze hafi ku 192. Ese urumva coin ari amadolari 100 washyizeho, urumva utamaze kunguka amadolari 100? Nakoreshe leverage ya 40. Wowe ujye ukoresha leverage iri hasi, utazahomba nk'icumi 5, ntuzarenze 20. Ushobora kuzahomba ukavuga ngo bya bintu ngo siko batubeshya. Oya, rero nakagaruka, ndakeka mwayibonye y'amafaranga yawe amaze kugera muri Binance. Uraza ahangaha ukaza muri Binance, kensubire muri Binance. Ubwo Litecoin zanjye nazibikuje, ngiye muri Binance kugira ngo mbereke ngo uburyo ibintu biba bimeze. Okay, ibintu biba bigiye gake cyane. Ndashaka kujya muri Binance kugira ngo mbereke uko ibintu byifashe. Ninjire muri Binance. Iyo winjiye muri Binance, kubera uburyo ushobora gukora trade za Litecoin zawe, wazigurisha USDT, kubera ko Litecoin ihora izamuka imanuka, ni byiza uhita uzigurishamo USDT, hanyuma ukagira amadolari yawe ukayabika kuri P2P. Nabyo nzabibereka byose kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma, nuko nabikoze nihuta, ariko byose nzagenda mbibereka.
Okay, ndabona rero network zakomeje kugorana, ubwo reka mbabwire ngo nakagaruka tuzasubira.